Igitabo Ubuzima bufite intego, umunsi wa 14. Iyo Imana isa n'iri kure yawe. Uwiteka yimye amaso ubwoko bwe, ariko ndamwiringira kandi nzajya mutegereza. Yesaya 8:17. Imana iba ihari uko waba wumva umeze kose. Biroroha kuramya Imana iyo ibintu byose bigenda neza mu buzima. Iyo ufite ibyo kurya, ufite inshuti, ufite umuryango, ubuzima bwiza, amahirwe agusekera muri byose. Ariko ibintu ntibihora ari byiza mu buzima. Waramya Imana ute rero iyo ugeze muri icyo gihe cy'ibibazo? Wakora iki iyo Imana isa n'iyaguteye umugongo ikajya kure nko ku kwezi? Ikigero gihanitse cyo kuramya Imana ni igihe ushobora kuyihimbaza nubwo uri mu kababaro, ukayishima uri mu bigeragezo, ukayizera uri mu bishuko, ukayiyegurira uri mu burwayi, kandi ugakomeza ukayikunda n'iyo isa n'iri kure cyane. Ubucuti bw'abantu kenshi bugeragezwa no gutandukana no kutavugana. Mukaba mutandukanijwe n'uko mutegeranye cyangwa mudashobora kuvugana. Mu bucuti bwawe n'Imana ntabwo iteka uzumva mwegeranye. Filipo yanditse neza ngo ubucuti bwose bugira igihe cyo kwegerana n'igihe cyo kwitarurana, kandi no mu mibanire yacu n'Imana, uko twaba dusabana nayo kose, ibintu bizabogamira mu ruhande rumwe cyangwa urundi. Icyo gihe nibwo kuramya Imana bihinduka ikibazo. Kugira ngo ubucuti bwawe n'Imana bukomere, Imana izabugerageresha ibihe byo gusa nk'ikuri kure, ibihe wumva isa naho yagutaye cyangwa yakwibagiwe. Mutagatifu Yohana w'umusaraba yashakiye izina ibyo bihe by'umwuma wo mu mwuka, ibyo bihe byo gushidikanya no kumva uri kure y'Imana, abyita ijoro ry'umwijima mu bugingo. Uwitwa Henry we yabyise kwigishwa n'Imana ikuri kure, abandi babyise ubukonje bw'umutima. Ukuyeho Yesu, Dawidi agaragara nk'uwa mbere wagiranaga ubusabane bwa hafi n'Imana. Imana yaramwishimiraga igeza aho imwita umuntu uhuye n'uko umutima wanjye ushaka. Ariko inshuro nyinshi tubona Dawidi yitotombera ko Imana isa n'imuri kure, nk'aho agira ati: Uwiteka, ni iki kiguhagaritse kure? Ni iki gitumye wihisha mu bihe nari ngukeneye cyane? Ahandi agira ati: Mana yanjye, ni iki kikundekesheje? Ni iki gituma ujya kure yanjye? Ni iki gituma wirengagiza ijwi ryo gutabaza kwanjye? Ni iki cyatumye unta kure? Mu by'ukuri ntabwo Imana yabaga yataye Dawidi, kandi nawe ntabwo ijya ikureka. Inshuro nyinshi yasezeranije ngo sinzagusiga, sinzaguhana. Ariko ntabwo Imana yigeze isezeranya ngo iteka ryose uzumva nkuri hafi. Mu by'ukuri Imana ubwayo yiyemerera ko hari ubwo iduhisha mu maso hayo. Hari igihe mu buzima bwawe Imana imera nka dizata, umusirikare watorotse urugamba. Freud abivuga muri aya magambo ngo urabyuka igitondo kimwe ugasanga ibyo wibwira mu bugingo byose byayoyotse. Ugasenga ariko ntihagire ikiba. Ukirukana Satani ariko ntibigire icyo bihindura. Ugakora imyitozo yose yo mu bugingo yakugaruramo imbaraga, ugasaba inshuti zawe zikagusengera, ukatura ibyaha byose ushobora kwibuka, ndetse ukegera abo wumva warahemukiye bose ukabasaba imbabazi. Ukiyiriza ubusa ugasenga ariko ashwi ntihagire ikivamo. Ugatangira kwibaza igihe icyo gihu cyo mu bugingo kizamara. Ese ni iminsi? Ese ni ibyumweru? Ese ni amezi? Ese ahubwo kizagira iherezo? Ugasenga ariko ukumva amasengesho yawe ameze nk'ayikubita ku gisenge cy'inzu akakugarukira. Wamara kwiheba ugatangira kuvuga ngo ese ni iki kitagenda mu buzima bwanjye? Mu by'ukuri si uko haba hari ikitagenda, ni igeragezwa risanzwe rituma ubucuti bwawe n'Imana bukura. Buri mukristo abinyuramo nibura rimwe mu buzima. Ubusanzwe bikaba kenshi.
bica intege kandi bigakura umutima, ariko bigira akamaro gakomeye mu guteza imbere kwizera kwawe. Kubisobanukirwa nibyo byahaye Yobu ibyiringiro ubwo atashoboraga kumva Imana imuri hafi. Nibwo yavuze ati, iyo ngiye iburasirazuba ntihari, najya iburengerazuba sinyibone, sinyibona mu majyaruguru kuko iranyihishe. Nahindukira amajyepfo naho sinshobore kuyibona, ariko yo izi inzira anyuramo, nimara kungerageza nk'izahabu mu muriro nzavamo ntunganye. Iyo Imana isa n'iri kure yawe, ushobora kwibwira ko ikurakariye cyangwa irimo kugukosora kubera icyaha waba wakoze. Nibyo koko, icyaha cyica ubusabane bwiza n'Imana. Tubabaza umwuka w'Imana, tugacubya ubusabane bwacu nawe kubwo kutumvira, kubw'amakimbirane n'abandi, guhugira muri byinshi, kuzura n'isi n'ibindi byaha. Ariko akenshi kumva Imana yakuretse cyangwa uri kure yayo ntaho bihuriye no kuba wakoze icyaha. Ni igeragezwa ryo kwizera kwawe. Igeragezwa twese tugomba kunyuramo. Ni uburyo bwo kukubaza ngo ese uzakomeza gukunda, kwizera, kumvira no kuramya Imana kabone n'iyo waba utayumva hafi yawe cyangwa utabona ibimenyetso by'imirimo yayo mu buzima bwawe. Ikosa abakristo benshi bakora muri iki gihe ni uko baramya Imana bashaka kumva akanyamuneza aho gushaka Imana ubwayo. Bagashakisha kugira icyo bumva mu marangamutima, cyabaho bakanzura ko baramije Imana by'ukuri. Ibyo ni ukwibeshya. Kenshi Imana ivanaho ayo marangamutima kugira ngo twe kuyishingikirizaho. Kwishakira akanyamuneza kabone n'iyo kaba kava mu kwegerana na Kristo ntabwo ari ukuramya. Iyo ukiri umwana mu gakiza, Imana iguha amarangamutima menshi yo kuguhumuriza ndetse igasubiza amasengesho usenga, amwe ari mu bwana bwinshi no kwirebaho kugira ngo umenye neza ko iriho koko. Ariko uko ugenda ukura mu gakiza, izagenda igucutsa kuri ibyo wishingikirizagaho. Kuba Imana iba ahantu hose no kugaragara kw'Imana ahantu hose ni ibintu bibiri bitandukanye. Kimwe ni ihame ridashidikanywa, ikindi ni akanyamuneza k'amarangamutima gusa. Imana iba ikuri iruhande iteka ryose n'iyo utabyumva, kandi kutuba hafi kwayo ni ukuri kurenza ibyo twapimisha amarangamutima gusa. Ni ukuri ko Imana ishaka kumenya ko iri kumwe nawe, ariko icyo yifuza kurutaho ni uko wayizera kuruta ko wayumva. Kwizera niko kunezeza Imana, ntabwo ari amarangamutima. Igihe kizakurushya mu kwizera kwawe kuruta ibindi, nubwo uzaba uri mu bibazo, wahamagara Imana igasa n'iyazindutse. Ibyo byabaye kuri Yobu. Mu munsi umwe gusa yatakaje ibyo yari atunze byose: umuryango we, ubworozi bwe, ubuzima bwiza n'ibindi byose yari atunze. Urucantege rukomeye ni uko mu bice 37 byose ntacyo Imana ivuga. Wahimbaza Imana ute iyo utumva ibirimo kukubaho kandi wabaza Imana igasa naho itakumva? Ese waguma ku Mana ute uri mu bibazo kandi mukaba mudashobora kuvugana? Watumbira Yesu ute kandi amaso yawe yuzuye amarira? Ujye ukora ibyo Yobu yakoze. Yikubita hasi arasenga ati, navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Uwiteka niwe wabimpaye, kandi Uwiteka niwe ubintwaye. Izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Werurire Imana, uyibwira uko wumva umeze. Usuke umutima wawe imbere y'Imana, uture umutwaro wose wumva ufite ku mutima. Yobu nibyo yakoze ubwo yavugaga ati, sinshobora kwiyumanganya, mfite umujinya kandi umutima wanjye urashaririwe, ngomba kuvuga sinabasha guceceka. Igihe Imana yasaga n'iri kure cyane, nibwo yatereye hejuru ati, icyangarura nk'uko nari meze mu bukwerere bwanjye, ubwo ubucuti bw'Imana bwambikaga imigisha urugo rwanjye. Imana ifite ubushobozi bwo guhangana no gushidikanya kwawe, umujinya, ubwoba, umubabaro, kudasobanukirwa n'ibibazo byose wabaza. Ese aho wari uzi ko kwaturira Imana kwiheba kwawe bishobora kuba ikimenyetso cyo kuyizera?
Dawidi yizeye Imana, ariko ageze mu gihe cyo kwiheba aravuga ati, nari nizeye ubwo navugaga nti birandangiranye. Ibi bishobora kumvikana nko kwivuguruza, ngo nizeye Imana ariko ngo ibyanjye biracitse. Kuvugisha ukuri kwa Dawidi ni ikimenyetso cyo kwizera gukomeye. Icya mbere, yizeye Imana. Icya kabiri, yizeye ko Imana ishobora kumva isengesho rye. Icya gatatu, yizeye ko Imana ishobora kumureka akayibwira ibyo afite ku mutima kandi igakomeza ikamukunda. Utumbire kamere y'Imana, kudahinduka kwayo. Uko ibintu byaba bimeze kose n'uko waba wumva umeze kose, wihambire kuri kamere idahinduka y'Imana. Ukomeze wiyibutse ibyo uzi bidahinduka ku Mana. Ni nziza, irankunda, iri kumwe nanjye, izi ibyo ndimo gucamo, inyitayeho kandi ifite umugambi mwiza ku buzima bwanjye. Raymond Edman yaravuze ngo, nugera mu mwijima ntuzashidikanye ibyo Imana yakubwiye ku manywa y'ihangu. Ubwo ibya Yobu byacikaga kandi Imana igasa n'icecetse, Yobu yakomeje kubona impamvu zo gushima Imana. Yuko ari nziza kandi ikaba igira urukundo. Yuko ishobora byose, yuko ibona buri kintu cy'ubuzima bwanjye, yuko igenga byose, yuko ifite umugambi ku buzima bwanjye, yuko izankiza. Wizere ko Imana izasohoza amasezerano yayo. Igihe cy'umwuma wo mu mwuka, ujye utegereza wihanganye, wishingikirije ku masezerano y'Imana, utitaye ku marangamutima yawe. Kandi wibuke ko irimo kukujyana ku rugero rusumbuyeho rwo gukura. N'ubusanzwe, ubucuti bushingiye ku marangamutima gusa buba budafite imizi. Niyo mpamvu udakwiriye guhangayikishwa n'ibibazo. Ibyo unyuramo byose ntibishobora guhindura kamere y'Imana. Ubuntu bw'Imana buracyafite imbaraga kandi iracyari mu ruhande rwawe, kabone n'iyo utabyumva. Mu gihe nta kintu na kimwe cyashoboraga kumwemeza ko Imana iri kumwe nawe, Yobu yishingikirije ku ijambo ry'Imana. Nibwo yavuze ati, ntabwo nasubiye inyuma ngo mve mu mategeko yategetse, ndetse amagambo yo mu kanwa kayo yambereye ubutunzi bundutira ibyo kurya binkwiriye. Uko kwizera ijambo ry'Imana niko kwatumye Yobu akomeza kwizera Imana ayinambaho, nubwo nta kintu na kimwe cyamushyigikiraga. Kwizera kwe ntikwacogojwe n'ububabare, maze aravuga ati, naho yanyica napfa nkiyiringira. Iyo wumva Imana yagutaye nyamara ugakomeza kuyizera, wirengagije amarangamutima yawe, uba ugeze ku kigero gihanitse cyo kuyiramya. Wibuke ibyo Imana yagukoreye mu bihe byashize. Niyo nta kindi Imana yaba yarakoze mu buzima bwawe, nabwo yaba igikwiye amashimwe yawe ubuzima bwose kubw'ibyo Yesu yagukoreye ku musaraba. Umwana w'Imana yapfuye ku bwawe. Iyo niyo mpamvu iruta izindi yo kuramya Imana. Ikibabaje ni uko kenshi twiyibagiza uburyo bwinshi bw'agashinyaguro Kristo yihanganiye igihe Imana yamutangaga ngo abe igitambo ku bwacu. Akamenyero kabyara kwirara. Uretse no kubambwa, umwana w'Imana yabanje kwambika ubusa, arakubitwa kugeza igihe atari agifite ishusho y'umuntu, akubitwa ibiboko, arasekwa, arashinyagurirwa, bamwambika ikamba ry'amahwa, bamucira amacandwe bamusuzuguye. Yahemuwe kandi ashinyagurirwa n'abantu batagira imbabazi, agirirwa ibirenze ibyo bagirira inyamaswa. Ageze hafi aho atacyumva kubera kuva amaraso menshi, bamuhatira kwikorera umusaraba uremereye, awuzamukana umusozi, bawumubambaho, baramureka ngo apfe buhoro buhoro urupfu rw'urubozo rwo ku musaraba. Igihe amaraso ye yagendaga amushiramo, abashinyaguzi bari munsi y'umusaraba bamurebera bamutuka, bishimira umubabaro we, bawugira urwenya, ndetse bamuhinyuza ko yiyise Imana. Icyakurikiyeho ni uko ubwo Yesu yishyiragaho ibyaha by'abari mu isi n'urubanza rwabyo, Imana yarebye hirya imwima amaso kubw'icyo giteye isoni, maze Yesu avuga ijwi rirenga ry'ubwigunge ati, Mana yanjye, ni iki kikundekesheje? Yesu yashoboraga kwikiza,
ariko iyo abikora ntiyari kuba akigukijije. Ntabwo amagambo ashobora gusobanura umwijima w'icyo gihe. Kuko Imana yemeye kwihanganira kugirirwa nabi biteye isoni bigeze aho? Kuki? Kugira ngo urokoke umuriro w'iteka, kandi kugira ngo uhabwe ku bwiza bwayo iteka ryose. Bibiliya iravuga ngo Kristo we nta cyaha yari yarakoze, ariko Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhindurwe gukiranuka kw'Imana. Yesu yemeye kureka byose kugira ngo ubone byose. Yarapfuye kugira ngo ushobore kubaho iteka. Ibyo ubwabyo birahagije kugira ngo uhore umushima kandi umusingiza. Ntabwo wari ukwiye kuzongera kwibaza impamvu ukwiye guhora ushima. Umunsi wa 14: gutekereza ku ntego y'ubuzima bwanjye. Ingingo yo kuzirikana: Imana iba ihari uko nakumva ameze kose. Umurongo wo gufata mu mutwe: kuko Imana yavuze iti sinzagusiga na hato, sinzaguhana na hato. Abaheburayo 13:5. Ikibazo cyo gutekerezaho: nakomeza nte gutumbira kubana n'Imana, cyane cyane iyo isa n'indi kure?